ndagushimiye wamaze gukora subscribe kuri BMOG official, uruwa agaciro cyane. Nawe utarakora subscribe yikore kugira ngo ujye uwa mbere mu kureba video dushyira kuri BMOG official. Uyu munsi tugiye kuganira kuri business zunguka vuba ushobora gukora bitagutwaye igishoro cy'umurengera nk'uko bisanzwe. Nge ndi Claude, iyi ni BMOG official, ntimujye kure. Business ya mbere twabateguriye ni business y'ubuhinzi. Niba ufite cyangwa ushobora kubona imirima yo guhinga, washora mu buhinzi. Uyu ni umushinga woroshye kuwukora kandi ntutwara igishoro gihambaye cyane, kandi wunguka vuba kuko mu mezi 3 cyangwa 5 uba wabonye umusaruro. Gusa biterwa n'igihingwa wahinze. Kugira ngo wunguke muri uyu mushinga ugomba gukoresha inyongeramusaruro mu buryo bukwiye. Ushobora kandi gushaka uburyo bwo kuhira niba warahinze mu gihe cy'izuba. Business ya kabiri ni ubworozi. Mu gihe cyashize twaganiriye ku bworozi bw'inkoko, ariko ubworozi buri ukwinshi. Hano twavuga ubw'inkwavu, ubw'inkoko, ubw'imbata, ubw'inka, ubw'ihene, ubw'ingurube, ubw'indogobe n'ubundi bwinshi. Ibi bitanga amagi, amata, inyama, amafumbire n'ibindi. Hano icyo ukora ni ukwita ku isuku, imirire ndetse n'inkingo. Business ya gatatu ni ubucuruzi buciriritse. Ubucuruzi ni business izana inyungu buri munsi kuko uhora wakira amafaranga mu ntoki zawe. Hano ushobora gucuruza butike cyangwa ubuconsho, buzana inyungu gake gake ariko buri munsi. Kandi icyiza cyo gucuruza butike nuko ubwayo irizamura kugeza ibaye nini cyane. Rero nakubwira iki? Amarembo arafunguye kandi butike ziracyakenewe cyane. Ikindi twavuga ku bucuruzi buciriritse nuko ushobora no gucuruza imbuto n'imboga kuko nabyo bizana inyungu buri munsi. Niba wegereye cyangwa ushobora kugera ku isoko, ushobora gushora mu mbuto n'imboga kuko nabyo birunguka vuba. Ikindi ushobora gucuruza imyaka. Hano icyo usabwa ni transport kugira ngo ujye ubona uko ubigeza ku isoko. Icyiza cy'uyu mushinga ni uko ushobora gukora stock y'imyaka ugategereza ko ibiciro byiyongera ukabigurisha ku nyungu nyinshi. Hari abonzi bashobora gukuba kabiri cyangwa karenga igishoro cyabo mu gihe cy'amezi 3 cyangwa 4. Reka nze dukomeze. Business ya kane ni ugutanga serivisi zinyuranye. Hano ushobora gukora imirimo ya serivisi, urugero kogosha, gusuka, serivisi z'irembo, kuba umu agenti, kwigisha siporo, gukora coaching, serivisi z'ubutaka, imisoro n'amahoro, gusana ibikoresho by'ikoranabuhanga n'ibindi. Hano icyo usabwa ni ukwegeranya ibikoresho bikenewe ndetse n'ubumenyi bwa ngombwa, maze ugashaka ahantu heza ho kubikorera, maze ugatangira gukirigita ifaranga. Nakubwira iki rero? Business ya gatanu ni ugukora ubucuruzi bwo kwikoranabuhanga cyangwa se e-commerce. Ubu ni ubucuruzi ukora udahuye n'abakiriya imbonankubone. Hano icyo usabwa ni ukugira mudasobwa cyangwa smartphone,
ukagira urubuga rwo gucururizaho ndetse ukamamaza ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Hano ushobora kugira iduka kuri murandasi. Icyo ukora ni ugufotora ibicuruzwa byawe ukabimurikira abakiriya ndetse ukabasobanurira ubwiza cyangwa ubuziranenge bwabyo. Ushobora kandi gukorana n'ibigo bicururiza kuri interineti nka eBay, Alibaba, Amazon ndetse n'ibindi. Bakunzi ba BMOG Official, imishinga yunguka vuba ni myinshi, ariko kuri BMOG Official twabahitiyemo iyo ngiyo. Indi tuzagenda tuyiganiraho buhoro buhoro uko tuzagenda tuganira. Video y'uyu munsi tuyisoreje aha. Ufite ibitekerezo cyangwa inyunganizi ushaka kutugezaho, andika muri comment. Kora subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri BMOG Official, kandi ukande like niba wakunze iyi video zacu nakagaruka. Imvura y'umugisha niyuhira ibyanyu. Ciao ciao, hasta la vista.